ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, 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 haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nishimwe mwene data. Wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese ndabashuhuje muri iki gitondo. Bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye, Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo duhereje Imana yacu icyubahiro. Izinze ijoro izinguye amanywa. Imana yakwimanye, Imana ibikubereyemo, Imana ikurinda, Imana iguteturura, Imana ikuburanira, yihereza icyubahiro. Imana yakugejeje ahantu runaka, yihereze icyubahiro. Imana ishimwe. Igituma udashima Imana, ntabwo ujya ufata umwanya ngo utekereze ku mateka yawe, utekereze inzira wagiye ucamo, utekereze uburyo Imana yakurinze, utekereze Imana iguteturura. Rero aka kamwanya fata iminota 2 cyangwa 1 utekereze ku kugira neza kw'Imana yawe ku buzima bwawe. Nurangiza uyihereze icyubahiro. Mwene data, ntukabyuke ngo ugende utabwiye Imana ngo urakoze Mana. Uyibwire ngo ibyo wakoze ndabizirikana, n'uyu munsi ibyo ukoze ndabizirikana. Uri Imana ihoraho iteka ryose. Yesu Kristo nashimwe cyane. Iki gitondo tubyutse dushima Imana. Shima Imana, nawe ushima Imana. Wambwira uti ese mushumba, ndashima Imana ndwaye, ndashima Imana ubukode bwanyishe, ndashima Imana natawe, ndashima Imana ndi mu kaga runaka, ndi mu manza zananiye. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ihamara Imana. Wowe kuri wowe uri umunyantege nke, ariko dufite Imana ishobora byose. Dufite Imana ihindura amateka. Dufite Imana yemera ko duhagarara no mu bigeragezo kugira ngo igaragaze gukomera kwayo. Imana nishimwe. Biyiharire, biyereke, hanyuma nyuma y'ibihe hari ibindi bihe. Imana ishimwe cyane. Komera shikama ku Mana yawe. Nakubwiraga ngo muri iki gitondo ubyuka ushima Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana, tubanje Imana muri iki cyumweru. Imana izahabe, izahakubere, Imana izagendane nawe mu nzira uzacamo zose. Uzabona Imana, uzabona imbaraga z'Imana, uzabona ukuboko kwera kwiza kw'Imana, uzabona Imana mwene data. Imana izakunezeze, Imana izagusetse, Imana izaguhe kumwenyura. Yewe birashoboka ko umaze igihe kirekire udaseka, ariko iki cyumweru ninginze Mwuka wera imbaraga z'Imana ngo zizakubashishe guseka. Imana izaguhanagura amarira yo ku maso. Imana nishimwe cyane. Tubyutse turi imbere y'Imana, tugiye kuganira iki cyumweru ku ijambo ry'Imana rivuga ngo inzira ncamo. Mu gitondo numva inyoni ziririmba, zihimbaza izina ryawe Mwami. Nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe ntirondore. Inzira ncamo, inzira ucamo, inzira ncamo, inzira ducamo. Ese izo nzira zimeze gute? Hari inzira ebyiri. Hari inzira yo kwezwa no gukiranuka, hari n'inzira yo kurimbuka. Yewe hari inzira igana mu ijuru, hari inzira igana kwa Satani. Ntago nzi inzira ucamo, ntago nzi inzira wahisemo gucamo, ariko nawe imikorere yawe n'imigendereye yawe n'imigenzereze yawe byerekana inzira yawe, byerekana inzira ukunda gucamo. Ndagira ngo nkubwire rero uyu munsi iki cyumweru uzite ku nzira ucamo, uzibuke kandi ukontorore inzira ucamo. Inzira ugendamo ni inzira zihe? Buri inzira zawe zigaragaza uwo uriwe. Aho ukunda kujya hagaragaza uwo uriwe, ibyo ukunda kujyamo bigaragaza uwo uriwe. Inzira ncamo, inzira ucamo, izo nzira zimeze gute? Uyu munsi nyemerera dutangire ijambo ry'Imana dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo, ibice 3. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Turahera ku murongo wa 1 tugeze ku murongo wa 3. Reka dusome.
handitse ngo icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, umurongo wa 2, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Muri iki gitondo ndavugana nawe, ndavugana n'umutima wawe, ndavugana n'imitekerereze yawe. Ndakwinginze umvira ijambo kuri umurongo wa 2 ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana ishimwe. Njya mbwira abantu kenshi rwose pe, abantu baradamarara, abantu bakanga kwihana ibyaha, abantu bagakomeza kubyina nta kazaza, ariko buri wese Yesu atinze kugaruka. Buri wese nagira ngo nkubaze ikibazo, kuza anniversaire umaze gukora, ese uzi anniversaire uzushigaje gukora? Rero ubere maso ubugingo bwawe, wihane kuko iri jambo muri iki gitondo rirakubwiye ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Rero nagiraga nkubwire wowe tubana mu mwanya mu gitondo dusenga Imana, utekereze ku by'inzira ucamo, nurangiza wihane, nureba imigenzereze yawe, nureba imigendere yawe ukabona bitubahisha Imana, wihane. Ku murongo wa 3 aravuga ngo, kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Nimutunganye inzira z'Uwiteka. Yesu Kristo nashimwe. Ntabwo nzi uko ugenda muri iyi minsi, ntabwo nzi ibyo urimo muri iyi minsi, ariko ijambo rirakubwiye ngo tunganya inzira z'Uwiteka kandi wihane rwose. Niwihane ugorore inzira z'Uwiteka. Yesu Kristo nashimwe. Haleluya, haleluya. Muri iki gitondo ijambo nashatse ko dutindaho ni inzira ucamo. Inzira ucamo ni bya bintu ushishikarira kujyamo, ni bya bintu ushishikarira gukora, ni ya magambo ushishikarira kuvuga, ni bya bikorwa by'urukozasoni ushishikarira gukora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryo muri iki gitondo riravuze ngo mwihane. Wihane ureke ibyaha, wihane uve mu byaha, wihane wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Inzira ucamo, izo nzira zimeze zite? Erega ni wowe ufite gufata icyemezo. Gusa ndinginga ngo Mwuka Wera akwereke ko inzira uri gucamo muri iyi minsi ari inzira zikuganisha mu irimbukiro, ari inzira zikuganisha Gehinomu. Izo nzira uri gucamo, izo nzira zikuryoheye rwose, ni inzira mbi, ni igihogere. Yego uragenda ukavuga ngo uri n'abandi runaka, ndetse ukavuga ko n'abakire barimo, ukavuga ko n'abantu bakuru barimo, ukavuga ko urubyiruko rurimo. Yego iyo ni inzira y'igihogere, ni inzira igana mu irimbukiro. Niyo mpamvu ubonamo abo ureba ukavuga ngo kuki nabo barimo. Ariko ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ihane rwose, wihane ugorore inzira z'Uwiteka, ugorore inzira zawe. Ahantu uca, nimba wari uri mu byaha runaka, icyaha kikuryoheye muri iyi minsi sinkizi, birashoboka ko uryohewe n'icyaha kiryoheye benshi muri iyi minsi cy'ubusambanyi, ariko wihane rwose, wihane. Zinukwa icyo cyaha cy'ubusambanyi, ntukizinuke kuko nta mahoro wakiboneyemo. Nawe urabizi ko utwawe wa mugabo we twashiriyemo, urabizi wa mubyeyi we ko wambariyemo igisuzuguriro n'uruvugo, wa mukobwa urabizi ko watereyemo agaciro, wa musore we urabizi ko wahindutse uwo kutizerwa. Kubera iki? Kubera ko wagiye mu nzira mbi, winjira mu nzira z'ibyaha,
winjira muri ibyo biyobyabwenge, winjira muri ubwo busambanyi, wabaye n'uwo uba icyomanzi, uba ikirara, niwihane, niko ijambo ry'Imana rikubwiye muri iki gitondo. Nurangiza ukontorora inzira uri gucamo, uhindura iyindi nzira, hindura komportoma zawe, hindura gurupe zawe, kuko birashoboka ko gurupe ariyo ikumotive kujya muri ibyo byaha. Buri kagoroba baraguhamagara, buri kagoroba bakagukurura, ugashiduka wongeye ugakora ibyaha kandi wari wafashe umwanzuro wo kubireka. Hindura gurupe, nta kibazo, nta bikomeye, nta birenze. Hindura rwose, wibonera amahoro mu mutima. Akira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Yesu Kristo nashimwe. Nakubwiraga ngo ihanune kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi utunganye inzira z'Uwiteka, ugorora inzira ze. Imana ishimwe. Kontrola inzira ucamo, wongera ariko ubirebe, uvuge ngo Yesu Kristo yerekanwe ku bicu, kuko ari umwanya wo guhumbya no guhumbura. Ese yasanga ni mu zihe nzira? Mu bicuku bya nijoro yansanga mu yihe nzira? Ese ndi mu kazi yansanga mu yihe nzira? Ndi ku munzani ncuruza yansanga mu yihe nzira? Ayiwe, mfite ikaramu ndi kwandika yansanga mu yihe nzira? Nimwihane, mugorora inzira z'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom, ndabakunda cyane. Imana ibanezeze, muhahe muronke umugisha w'Imana ubombeho. Imana ibagirire neza. Shalom.